sibyo mare kumwandikira kankwerekega mwebwe ganti muzamfa kwemera hari sangapi saa 5 n'iminota 26 namubwiye gute hayi twizeye ko mumeze neza nuko ndamuhamagara sangapi saa 4:2 nyine za mu gitondo tariki 10 zingahe 17 ibyo twavuganye dore ibyo yansubije yampaye nimero kubera ko WhatsApp yiwe ni Nyarwanda sibyo agwa nimero ya hano ndi buhamagareho ngibe n'ibiri code yiwe singibye Bose ni iranzi ninde ntiranze urumva ngiye deja nari maze kumenya amakuru nyiri code ntaramenya umukobwa uwo ari we barambwira ngo twasoje ndababwira ati noneho ga mwebwe mugende njewe nturuzi no kuri yanyu nyikoze amafaranga make yampa ni $400 nakuru ku Imana noneho giciza amasura yanyu ndayafite ndabafite mwembi nimuramuka nari nyabifite byose nimuramuka mwishize hanze nje nzabakora inkuru nzayibakoraho nibwo twabonye Nyamwiza arayikoza ariko ayikora atazi neza amasura y'abantu yatangiriye kuri Rutazunguza Nyamwiza niwe wayikoze imbere ariko nta Nyamwiza yayikoze iwe yayikoze avuga gusa ngo Eva Iranze kandi habe nanje no kwitwa Eva cyangwa Eva ibyo nta bimenyetso arafite noneho uwo mwana wundi muvuze yamaza byose yamabihuhura noneho mbaza gurira mwana w'umukobwa tese ko bavuze ngo mwavuganye bakaragukina irikode ziri hehe nuko mbazaga wa mugenzi wanje yewe noneho ko mbona ibintu byagiye ahandi noneho undi muntu amakandi ya record ndamazanye ndi guhaye arambwira ngo ni nyiraye umuhungu cyangwa umukobwa ati ni umukobwa wow bitambwira wawo ndati sasa rero gahunda ihari muhakana ari amajwi nukuri ko Imana ntago ndi umwana mubi nyine hari sura abantu banzimo ariko ntago ndi umwana mubi ndabikwereka nabwiye Iranze na Penny ati sasa icyo mbafasha muhakana ari amajwi timuvuge kara yanyu kubera ko nta ijwi ridafite nturuzi ino video mfashe iyi video mwunjanaho mukeneye kandi yohangeze nabyivugiye ariko ijwi nibwo twavuze ati mwege muhakana amajwi nanjye bahaye ikaze kuri Joshua Entertainment na Rugenza TV nukuri nishimye kubana na Nineza kuri channel yacu nari murwaye none ndamubonye nukuri tuguhaye ikaze amazina ni Nyamashashi Souveraine ndango nuko narivuze abakeneye kumenya baraza kureba ku bindi biganiro narivuze bihagije rero dufite umutumirwa wacu hano ariko n'abandi bose n'abashitsi wowe uri umushitsi na Aline ni umushitsi ariko cyane tugiye ni Salomo tugiye mbese ni Salomo no munsi tugiye kwibasiraho cyane sawa murakoze jewe gandi umuvuga butumwa ngiye kugabura ijambo wobaye gute murakoze cyane amazina ni Aline Rusobanuka korera kuri Aline Makeup Artist nanjye ndabiyegereje cyane kuri Aline Makeup Artist nishimiye kubana n'abavandimwe hano hariho abakoze kuri Aline Makeup Artist hariho n'abandi batarahagera nk'aba babiri abandi bo bayikozeho rero ndabiyegereje kuri Aline Makeup Artist dukomeze tubane kugeza iki kiganiro kirangiye murakoze cyane murakoze cyane nkaho bitari bworohe ko twahuye turi benshi kandi twese ni nkaho dufite inyota yo kuvuga cyane nubwo dufite umwami niba ari umwami w'iki araza kubisobanura neza uyu mwami amazina yanjye nitwa Mugeni nkorera ku kinyamakuru ca Beraka TV1 ariko ubu nyine tugiye gukora kuri Joshua Entertainment na Muzehe TV shashi yari yabize Rugenza TV ese ni ntabwo Aravuga gutya na Muzehe TV. nyine ni njyewe nzavuga ngo Muzehe TV kuko ntabwo navuga izina rye noneho abantu kubera ko bazi ko Joshua Entertainment bakorana nawe bagahita babimenya kandi Uracagira umuco. sinshobora azahindure cyane so abantu mugende
oya njyewe narabimenyereye mba numva Muzehe TV iyo bavuze Muzehe TV abantu bagende bakore kwa Muzehe TV. oya ntabwo bazashaka Muzehe TV bazareba iriya zina Shashi yavuze Rugenza TV ntabwo niyo wombyutsa nsinziriye sinshobora narabimenyereye ni ibintu nyine kera byanjemo bagende badusapotinge twanagize n'ibibazo iracyari hasi batuzamure aze kuyipininga batuzamure ni umunyamakuru mwiza ni umunyamakuru w'igihugu njye niko nzambifata bagende bakore subscribe bamuzamure kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza so ikiganiro tugiye gukora ni ikiganiro ciza dufite muraza kwiyumvira umwami mumwitege araza kutubwira aravuga impamvu twatumwita umwami nawe n'ubundi hitumuha nyine hitumuha nawe tumwiyegereze umuvuga buto naje mbiyegereze murakoze cyane amazina ni Ineza Live TV ayo niyo mugomba kumenya ko ari imihanda aba bose ni abamama n'ababyeyi n'ababyeyi dukunda tuzadusangira nabo twebwe ntituragira turarya ukubiri nabo twifuje ko tuganira nabo uyu munsi ariko kubera umwanya tugiye gusharanga kino kiganiro kubera ko burije uyu ntago twakorana n'uyu umwanya waba mutoya rero uyu munsi kino kiganiro kiraza kuba kirimo discipline nyinshi n'amagambo yomora menshi n'amagambo y'inkomezi menshi noneho ganta bya bindi byo kwamaduporomoka turavugana discipline uyu munsi kubera ko kumwe n'ababyeyi timwamubona ko ndi hagati nk'ururimi ibintu ntibiza koroha kandi abi wanje nindataha mumenye aho naraye reka duheze rero kondigitire niwe uyoboye kino kiganiro araguma duha amaherekezo ariko turabiyegereje namwe n'ukuri mu by'ukuri uyu ni umutumirwa twese twifuza kuganira nawe haba hano haba uyu twese dukeneye kumubaza niyo mpamvu twamuhamagariye hamwe rero mu by'ukuri tuguhaye ikaze asante cyane wegere cyane tugiye kukubaza nk'abagore nyine nk'ababyeyi kuko bahuye tugiye kukubaza ibibazo nyine byinshi Ineza turamukurikirana twese ndango mu by'ukuri ibiganiro bya Ineza nyine hari ukuntu biba bimeze we bitandukanye n'iby'abandi Ine reka mbanze nje nkubaze ese ubiterwa n'iki gukora ibiganiro biba bitandukanye n'iby'abandi ni wowe muntu wa mbere uransobanura no buri muntu aragenda amubaza telefone yaje kirasona wa reka ahubwo ninyishyiremo akadege bataza kwiyamagara itadusakuriza ninde ni shoferi oya inza ntangiriza n'ifaranga wasanga bagiye kuyaka reka Hello. Yes. Hello. Takumva. Yes. Yewe nibutsa ninde? Gato reka ndaguhamagare. Barashaka ifaranga zinguzanye. Sawa twagiye. Fata shiramo akadege. Abagore ba Ineza gitwo bavamo mama. Shiramo akadege. Ntabwo akumana. None ngo wageze kumufite. bafitanye gahunda Yageze kuri Moji Town ahandi yagiye kwerekeza ariko ngaho tukomeza. komeza nta kibazo wahageze se kuri hoteli Noneho nari mvuze Ineza twese twari dukeneye kumubaza ndango. Mu by'ukuri ngiye guhera kuri nje mubaze ikibazo narangiza nsubiza ndaza ngenda baha mwese mugende abantu bafite amatsiko yiwe menshi yo kumubaza mumubaze. Ineza akunda gukora inkuru zitandukanye n'iz'abandi banyamakuru kandi Ineza niwe muntu wa mbere nza mboneraho inkuru nyine agashya kavutse niwe muntu wa mbere ngenza mpita nkaboneraho. Ine ngaho mbwira kandi akakavuga ntabwo atayacisha ku ruhande ahushuka gusa banza umbwire uburyo utinyuka nyine gukora inkuru nka ziriya nta bwoba ukumva nyine wozikora babara insobanuriro bukeya.
murakoze cyane ni ukuvuga ngo njyewe nza nkora inkuru nahawe na nyir'ubwite nditaye ko ari ukuri cyangwa ikinyoma ngasubira ngakora indi nkuru nza nkora ni inkuru iba ari ibintu biriho mwe mutinya ariko biriho nkayikora mfite fagita ibiganiro byose ndakoze birenga 150 hariya kuri channel yanje umubwiye ngo kino kiganiro wari kuzimiza gutya ufite ibimenyetso by'inkuru nabiguheza ikiganiro ndi gukora njye nicaye ku giti canje nkavuga biramwe muza mutinya kuvuga imba mbifite gihamye ntago naza mvuga Yarine ati mfite amakuru Yarine nuku ndi kumubeshera none se nta kintu gishaka kugutera ubwoba uvuga iki kintu reka ndeke kukivuga kubera ko wenda ninkivuga abantu barambona gutya cyangwa wenda naje ubwanje wenda biranshira muri security nyine wenda ukavuga ati bishaka kungirira nk'ikibazo ni ukuvuga ngo ndaguheza urugero rwo muri Bibiliya Yesu yaje mu isi aje gucungura ya ntama yazimiriye twebwe kandi Yesu babakozi be 12 bagendanaga yarazi ko bazomugurisha ntiyarabizi aranavuga ngo tuzasangira ngo wanyuma ngo uzampa kabizo ngo ni uzongurisha na wa mugabo yamaguma gusa mwishesheshaho kandi Kristo yamuvumbuye rero ibyo kuvuga nje sinza nkora inkuru ngo munkunde oya niumva ndagamagaye ngo Joshua ngo uzankunde kandi nje sinza ngura abantu bankunda ngira bankunda ndabizi kandi ngira nabanyanga ndabizi abantu bose niko bimeze yes. abantu bose bakunda Ikintangaza rero mu biganiro nkora ikiza kintangaza nuko nzamona abantu bankunda nicyo kiza kintangaza naho kuvuga ngo kunyanga nose sinza n'igi wawe siko cyo tucemeranye oya ubu nyine abantu tuyakira bizego sinza n'igi wawe cyambere ndi kuvuga abandi banyanga sibyo nyine tujye dukoresha inkuru ziri mu kurapana z'uburyarya nuzumva ngo hari inkuru banyishuye ngo ntangaze yo gusebanya aho ngaho uzavuga ati uri umushenzi sinya nkora inkuru banyishuye ngo nyivuge ngo mvuge kuri uriya cyangwa kuri uriya njye nkora inkuru mfite ibimenyetso biri muri societe zacu mu bwoko bwacu ntago najya gukora ibiri mu Barundi cyangwa Abanyarwanda cyangwa Abagande njye nkora inkuru ziriho nzifite ibimenyetso nirinda gutangaza inkuru ndafite ikimenyetso zira nkuru zose nza nkora bese bafite ibimenyetso zose inkuru zose zasharaho kavuga ngo nyereka ntago ari winigeze gukora inkuru rambwira ngo nyereka ndebe ndabiguheza ni wowe nta nkuru ngiye natangaza rero dafite ibimenyetso kandi nta nkuru ngiye wanyishura ngo nsebye uyu muntu none se ikibazo cyanjye kirabaza ngo ese iyo ugiye gukora watubwiye ko ibyo kuzikora ari uko ufite ibimenyetso bigaragara ko ino nkuru koko ari iya nyayo none se iyo wa muntu akubwiye ngo irambangamiye cyangwa ino nkuru ni iya nyayo ariko sinshaka kuyikora woyikora nyikora iri hanze ntago nza nyikora iri muri telefone y'umuntu ibageze hanze nibwo tuyikora oya nk'umuntu tuvuge ngo twebwe ntiragera hanze ariko wowe urayizi uriya muntu uyu muhamagaye none se kugera hanze kuruta uko konje nyizi oya icyageze hanze oya icyageze hanze ni ukuvuga ngo umuntu arayifashe arayikohereje ni mwebwe gusa muyiziho woyikora tuvuge ngo baguhaye inkuru yanjye njewe si ngo uyu nguyu niwe wayiguhaye woyikora utabanjije kumpamagara ngo umbwire ngo byagenze gutya na gutya na gutya kuri iyi nkuru yawe nyishire hanze cyangwa uzubanza ukababaza imbere y'Imana ndakubaza nyine ntabwo kubaza inza nkubaza uzubanza ukabaza wowe hari n'ibindi uzi wenda ushobora kuvuga ngo uyu muntu azamapfa gukonkoboka iriya ngenda banza mbonye ifoto y'uko amufano hanze n'umubyeyi kayibona hanze ntago nyikora ndamubaza ari ibyagenze gute ko twakubonye hanze uyibonye uyibonye hanze ya foto ukamubaza warangiza kumubaza akakubwira ngo ni yanje foto kure bibona koko ko ari yanje akarangiza akakubwira ngo ino nkuru tuyishire hanze iyo kubujije gutyo uzishira hanze nkwereke izo mfite ntakoze nzikwereke muri telefone yanjye turansubiza na uko nagushubije nturi igipfuna ufite ubwenge nkwereke izo mfite ntakoze dusubize nyine ku kibazo yakubajije ndakubaza nimba ari yawe erega nshobora kuba wenda ndi kumwe na Yarine turi wenda mu bihe bitari by'ububyutse mu ijambo ryiza ugasanga wenda hari ukuntu bigenze Yarine yisanze hanze ariko ari nje biturutseho kurumva njyewe mpamagara Yarine kavuga ati Yarine ko nakubonye hanze inkomoko yiriya ninde akambwira kavuga ati none
ndayifite njyewe nyite hanze akaba ati hoya mbabarira wita hanze ndazikwereka nyuma ya kamera izo mfite inza mvugisha abanyirazo mutazata hanze apana ibyo kubeshya ndazikwereka iyo tuvuganye nkumva kuri wowe ntacyo bigutwaye kwishyira hanze rega abantu benshi nibo bizana warubizi hari umuntu ukunda guseba koko reka nkubwire hari abantu igisebo bazabumva ari fiyeri kuri bo warubizi sinzi kandi abandi bakomeza kubaze tutiharira ijambo. Murakoze cyane ngiye ikibazo nagiraga mbaze neza twebwe nk'abanyamurenge ibyo bintu ntitubimenyereye sibyo nk'abanyamurenge twebwe umuco wacu wari uwo guhishirana tukagira ibanga n'ubundi ntabwo twari tubimenyereye byo kuvuga ngo runaka ngo ni uku byagenze ugasanga isi yose yamenye ko niba umuntu yasambanye isi yose imenye ko yasambanye niba umuntu hari ifoto yigiye hanze isi yose ugasanga irabimenya ibyo ntitwari tubizi ariko ubu ngubu nibwo bikihabiza kandi mu benshi babizanye n'uyu nguyu arashobora kuba arimo sibyo tuce ku ruhande uvuga ko ari byakomotse nawe wabaye nyirabayazana none se wowe kuba bakuzaniye nk'iyo foto cyangwa se nk'iyo nkuru itari nziza kandi uzi ko twebwe tutarayimenyera tutekereza ngo uvuge ngo uyu muntu ninyishyira hanze bishobora kumuviramo izindi ngaruka zitari nziza kubera ko abenshi hari igihe zija hanze ugasanga karatinya kuja mu bantu abandi bakaba bogenda bakava no mu bantu burundu abandi bikabazanira n'indwara zo mu mutwe hari n'abandi baza biyahura mubizi se ntihari abantu hari abantu biyahuye kubera ibyabo byagiye hanze ibyo bintu ntuzi ubitekereza Aline wabajije ikibazo kiri mu bwenge bwinshi kandi ibintu biri mu bwenge bwinshi ntibikunda kurebwa abantu bakunda bya bintu nyine bidafite amaso gusa turi abantu natwe siko kandi hari ishusho wenda abantu baza batubonamo njye nsenga ngira umunsi wo kwiyiriza aho ba Pilato no ku bwa Yesu bari bahari ngira umunsi wo kwiyiriza agira n'umunsi wo gusenga kandi ngira idini mbarizwamo mfite na famiye mvukamo ntago nanjye ndi ikebe cya Al-Shabaab gusa hari inkuru nkubwiye inkuru nza nkora noneho nkubwiye n'izindi mba mfite ntakoze navuganye na ba nyirazo kazibika kandi ikintu kintangaza inkuru nkire yiyishe nza mbona nimero nshashiranya-nyandikiye ngo si inkuru kutarayiduheza ntabwo inkuru imeze gute akayimba akampa n'ibimenyetso byose nkabirunda aho ngaho ati nshakira nyiraya amajwi cyangwa nyiri iyi nani hakaba hari igihe umuntu akubwira uzi ko hari umuntu wigeze kumbwira ngo arame ikiganiro ngo ashaka kuba umusitari kugira ngo umuvuge cyo kwivuga iwe urumva nisani urumva tegera iwe ni ukujya kuri kamera akivuga noneho uruhande rumwe ubundi njye nta komanteringi ishaka kuri cano yanje zose uzoza ureba gusa komanteri nazikuyeho hari igihe uzi ukora inkuru 50 irabashimisha 50 ikabababaza hari igihe umuntu akubwira ni ukuri kw'Imana pe njyewe mfite inkuru nshaka ko duhimba kandi iraba nziza nkavuga ati oya inkuru yo guhimba oya mpereza inkuru y'ibyakubayeho cyangwa se inkuru y'ibyo ushaka gutangaza bikuve mu kanwa kawe wenyine hari umuntu ukubwira ngo ndashaka kumenyekana ndaguha urugero rworoshe uzareba mu makanisa y'abanyamurenge benshi harimo za kamera nyinshi uzareba abasirimba baza bibanda ahantu hari kamera icyo simvuze ngo kimenyekana cyo kwa runaka uzogenzure we n'amaso yawe kandi akampakikisha ko ari budekone ijambo ribi harimo za kamera zine ziri kumureba bino bintu ubu nyine ngiye nsiga nkora mu byo mu masengero byo mu nsengero umuntu azambwenda akavuga ijambo ribi azi ko ari kamera iri live streaming kurumva aho akamagenda akamuvuga ikintu kuri live kandi arabizi ko papa agent ari budukate uretse n'ibyo nanje ku cumwene nza nibanda ku ma live yo mu makanisa nkayategera nkayareba nkuko warubajije ntabwo nibagira ikibazo cawe hari inkuru nyinshi tudakora ariko njyewe inkuru ari na yazanye kuma nishake ari mbi cyangwa nziza ariko nyine yivugire njyewe mu platform yanje akayivuga ariko njye ntabwo uzumva nicara ndi kuvuga uyu mwene data ngo ibi n'ibi ndabanza nkamubaza hata n'ubundi biri hanze ibintu byawe twayibonye none nguteyo komanteri haco bigutwaye akavuga ati n'ubundi bihaho bihahe ndi hanze
njyewe inkuru yose uko yaba imeze kose uyivugira ndakwakira. njyewe icyo nibaza cyo sinibaza uburyo umuntu yakubwira ngo shira inkuru yanjye hanze ari inkuru mbi. hari uwari wakubwira ngo yishyire hanze ari mbi. arifata akayibona ahatwika. Dukora mu buryo bubiri. Ushobora kuba udashaka kuza kuri kamera ukavuga ngo ngenda yiguha uyizimize, sibyo? Nigeze gukora inkuru ubushize muri Amerika, ndayizimiza ndayicurukura, pasiteri yampamagara muri Amerika, nyirayo yabimenye arabimenya, arampamagara arambwira nari navuze nyine ibintu bisa n'ibyo kurwana bapfa mu makanisa, umwe arakubitwa ipanu iteka umurete, wenda mwebwe ipanu yageze gute mu ikanisa? baravuganye ngo bahore kuri ofisi, umwe arayitwaza ndayikora. kandi ibaze utekereze, naravuze ngo dufite umwandiko tugiye kubaha urimo amazina ane, umwe turamwita X, undi tumwite D, undi tumwite N, undi tumwite M. yamavuga ngo uwo M nukuri arampamagara. umva nkubwire ine icyo ndi kukubwira sinzi ko wacumvise. ntubona ndashobora kukuzanira inkuru za shashi ari uko ntamwishimiye nshaka kumusebya, sibyo? cya gihe nkuzaniye inkuru yiwe uja kumubaza bya bintu ko ari ukuri cyangwa se kugira ngo bitangaze, ntubanze kumutekerezaho iwe. uzi impamvu njye nawe ntajya mbyegera cyane? iyo mbona utari mineri, siko utari under age, ingaruka zizaba uzazirengera. erega mujya mutandukanye, ntabwo twaje kuri YouTube kwirirwa twasamye gusa, twaje gushaka amafaranga. kandi nkaba nzi ko iyo nkuru wowe uri bukore, wowe ikuva mu kanwa, uri umuntu mukuru, ibindi uzabyirengera. njye ndayikora ngutega amatwi. hamugeni kugira ngo ugite twinjira mu kiganiro cyacu. Yego, njyewe ikibazo nari nifuza kubaza Ineza ni iwe iyo yumva abantu baramushize muri essence nyine yo gushiraho inkuru nyine zitandukanye n'iz'abandi zitari nziza, iwe ku giti cye yiyumva gute? kuko urumva ni umupapa, afite umuryango, afite ba sebukwe, afite n'aho avuka ubwiwe, afite n'umugore, iwe yiyumvamo gute? n'umugore wawe iwe ku giti cyawe aragushigikira? ni ukuvuga ngo nakubwiye ntabwo naje kuri YouTube kwifotoza, kurumva inkuru nabona itampa amafaranga sinyikora, inkuru mbonemo amafaranga ndayikora. kandi nawe Rugenza, reka nkwite Rugenza, sibyo? kuko uri mu izina ryiwe nubwo ari muzehe. ndakeka ko utafunguye cano ngo bakumenye gusa, siko? bagukore monetize mugakora, bankureho monetize ubwo mugakora, ubu wakorera iki? ntabwo no ni ukuvuga ngo twebwe twazanywe n'ibintu ibi kuri aya mabarabara, twaje gushaka ifaranga no kwagura brand ya Ineza. ariko usanga hari abantu bamwe baje kuri YouTube nta ntego, barahari akavuga gusa. uzi ko ari nk'iyo umuntu akubwira ngo naje kuri YouTube menyekane, wenda mbona umugabo, siko? banza utegere nzabona umugabo nyine tuzatubwiza. mwege ikibazo abanyamurenge bene wacu muzamutinya kuvuga ukuri. uzarebe umuhungu wo muri Kenya uzi kuririmba, iyo hano byanze azaja mu Rwanda akamagara ku gatuti, yarangiza akababona igikonko bakeco hanze. abakobwa mukunda abantu bazwi, n'abahungu bakunda abantu bazwi. urashobora kujya kuri cano ufite purpose ivuga ngo ndabona umugabo, sibyo? ukahamukura, undi akavuga ngo ndashaka wenda kuzaza ndirimba kuko uyu nguyu yabonye umugabo nawe ku gatuti, uyu Nyamashashi umugabo yamukunze ko yakaza aririmba cyane kuri baratarama. noneho warangiza ukavuga ngo sibyo, ngiye gufungura cano murakamenya. urabizi ko umuntu azaza kuri YouTube afite intego, siko? arabeshe neza ko turaganira kuri YouTube umuntu haza afite intego, sibyo? afite intego. iyo rero waje kuri YouTube udafite intego, ndahamya n'umuntu ukorera undi kuri cano aramuhemba, sibyo? ubu nobwira uyu mwana ngo turavukana, ngo nzamurira cano for free, iwe nyine ayizamura iwe yungukire hehe? rero mu gihe waje kuri cano udafite intego, iteka ryose usubira inyuma. njye naje gushaka amafaranga no kuzamura izina rya brand yanje. none se reka nkubaze, iyo uhuye n'umuntu ni urugero umuvuzeho inkuru, wenda mutaravuganye, ko wavuze ko muzamuvugana, mutaravuganye mutanaziranye, noneho ugahura nawe nyine maco kwa maco,
ubifata gute nyine kuko ubu nyine bamunyerereje imihanda we ku giti cyawe wiyumvamo gute? nakubwiye ngo ntabwo nyafata telefone y'umuntu ngo nkuremo ibanga ry'iwe ndishire hanze, iwe ubwiwe aba yaryishiriye hanze nanjye nkaryuririraho. uko amabanga ari muri telefone ya shashi ayashize status tukabona ni amabanga yaduheza izo $20 naje numukoraho inkuru. Igihe wakoze inkuru wowe ubwawe cyangwa igihe wakoze dega, tubyita dega, igihe wakoze dega wenda urikoreye muri iyi nzu n'umugabo ukamufana utari wawe, sibyo? Twavuze ngo turashiramo discipline nyinshi uyu munsi. Ukoze dega n'umugabo utari wawe kwa mufano, mwarangiza mubikoze muri mwembi, ntago twe tubizi. Ejo iyo foto yawe kamingeraho, uzukeka ko nje wayikoze nije musazi cyangwa wewe wayitanze niyo musazi. Ngewe uzareba kenshi nza nkora inkuru ziri ku mihanda. Nubundi naho tugiye gukomeza no kukubariza ine. Ndabona amasaha ari kugenda yihuta. Ubushize hari inkuru twabonye y'umukobwa bita Penina na Iranzi. Urumva kandi nayo navuze aho tuzohurira hose nzokubaza. Kahembaza ndumbonye. Ndakubonye kandi nawe mama hose ndabizi ko ari cyo gukubazaho. Mu by'ukuri byaravuzwe birahwihwiza, sibyo? Abantu bakazatanga amarikode ariko adafite ibihamya, tukumva ngo nakajwi kuri umukobwa. Telefone mwereke. Komeza. Urumva? Tugiye kubona tubona kuri Ineza. Bya bindi nyine twavuze byose byo kuri Ineza. Ngo ba. Tubona wa mwana w'umukobwa aradibutse kuri Ineza. Noneho ndavuga ati simana nyine Ineza ni Ineza nyine bya bindi byiwe ni bya bindi. Ndatangara cyane ndibaza uriya mukobwa umbwire ukuntu wabonanye n'uriya mukobwa. Hari n'amakuru menshi yanyu ari hano gutya utubwire uko byagenze nyine kuko nje byarantangaje cyane. Cyane turuzi iyi se WhatsApp yawe 1 2 3 4 5 6. Izi ni kode zitandatu nguhaye, nta wundi muntu uzifite usibye nyirazo. Ibaze ko yambwiye ngo kere kode zanje zikine mu kiganiro. Uriya mukobwa Penina. Izi kode nta muntu uzifite, zirakugera wenda ni dukoramo kano kadege. Iriya nkuru mwakoze, iriya nkuru ya Penina mwayimenye nje nyimaranye 10 n'iminsi 4. Penina ni umuhamya, Iranzi ni umuhamya. Bahamya? Ni abahamya. Nundi banza gutegera tujana. Banza tubwire inkuru ya. Nuvuga ngo nje record yangezeho ari 5:57 z'ijoro. Imare kungeraho. Ndabifite hano ndabikwereka. Imare kungeraho nje nshaka nyiri record. Ndamumenya. Nshaka nimero ye mbona Inyarwanda. Ndamwandikira. Sibyo? Mare kumwandikira kankwerekega mwebwe ganti muzamfa kwemera. Hari sangapi? 5:26. Namubwiye gute? Hayi. Twizeye ko mumeze neza. Nuko ndamuhamagara sangapi? 4:2 nyine. Za mu gitondo. Tariki 10 zingahe? 17. Ibyo twavuganye dore ibyo yansubije, yampaye nimero. Kubera ko WhatsApp yiwe ni Nyarwanda. Sibyo? Agwa nimero ya hano. Ndi buhamagareho ngibe n'ibiri code. Yiwe? Singibye. Wose ni Iranzi ninde? Ni Iranzi. Urumva ngiye deja nari maze kumenya nyiri record ntaramenya umukobwa uwo ari we. Wamenye Reka nicare neza nyumve neza. Nuko turavugana. Iranzi. Mureke Ariko yeme kirimo discipline kwe. amacanane ndaguma mvuge mpamira gusa amacandwe. Tubwire ikibazo turakureba hano inyuma ya kamera. Muri abakene. Turabona ari inyuma ya kamera ko ari Inyuma ya kamera ntubwire iki Twari tuzi ibyo tuzi. Muri abakene nuko. Noneho ndangije nshaka hari igihe biba ngombwa umuntu akavuga ukuri. Sibyo? Kubera ukuntu kari akanagiye mbona kavuga kanteza abantu ngo naragashutse ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo. Ukajana muri hoteli nibyo navyo. Ntago ari hoteli. Ni saro. Muri n'akantu ka hoteli karimo. N'akantu ka hoteli. muri Urakavuga. saro ntabwo agaragaza ko Okay. yagiye. Ya hoteli nayibutse. Noneho turangije mpamagara
umugabo nyiri record natwe dushaka ko tubonana ampa nimero ndamuhamagara bisanzwe nuko turagenda turabonana ndagatinje kubwira amagambo abiri nje kukureba face to face no kukubaza ijwi nimba ari ryawe arambwira ngo ni ryanjye nyiraryo rihe ama nimero yiwe ati ni umugore cyangwa umukobwa arangati akana k'agakobwa akana tiye nakana zana ngahamagare ndagahamagaye ndakibwira ndakabwira ati njyewe nitwaye neza niyo mazina wamenyaho Ineza Live TV urebe kuri YouTube urabibona ngo henga ushaka iki ndagati nshaka kuko tubonana ngo mbwira ngo ibyo ushaka ngo ntuntware ndabati woroha mama we sinkuzi nshaka ko tubonana ibyo ushaka ko dukemura ngo bivugire kuri phone cyangwa se ngo urorere ahita kupa ndabyihorera nibwo nahamagaye undi mu mama umwe inshuti yiwe ariko reka tumwihorera kuko ntaba ku mihanda ntagaba ku mihanda nibwo twamuhamagaye ndavuga ati uno mwana ko nshaka ko tubonana cyangwa se mbate hanze n'ubundi nshaka ko tubonana tukabonana aremera mu gitondo turahura nka 4 twari njyewe na Iranzi na Iranzi nawe n'undi mu mama turahura tumare guhura ntagaba ku mihanda Iranzi yahuye n'uriya mwana nyuma ya video yo gutanze video nuko ibyo birangije ga urabyumvira kuri YouTube ibyo birangije turahura twahuriye muri hoteli nuko none turangize n'ikintu cyatumye mbivuga hari uko mwanyishuye hari nk'igihe umuntu atanga inkuru hano bakavuga ngo bamuhaye menshi njye sinza nishuza ikiganiro n'umutumire rw'uyu ngo afite inkuru sinamwishe ndabati yime cyangwa uyigumane nimba koko ukeneye kubohoka ngo ino yimpera ubusa ariko njye nta muntu nambwira ngo duhe ikiganiro mane ngo se ngo murampangahe muzanarebe nkunda no gufasha buno bucana butoya muzabirebe ariko bamara kuzamuka Ineza no mugome Ineza no musazi Ineza ntashobotse nuko none turangije tuhurira kuri hoteli twari bane turicara tugaza fanta turaganira ndavuga ati njye ntago mbazi njye ndi mu YouTubers sinya nkora inkuru ntarabona abanyirayo ndashaka kumenya kubera ko iri nujwe turifite twebwe buhanze kubera ko turifite umuhungu tukarebana nyine kubera ko iri nje ndifite y'iminota 7 byavuye kuri uyu nyine kubera ko waritanze warihaye nde narihaye Muyumbe mugenzi wawe okay none kubera ko nje ntaziranye namwe ibintu byinshi iyo nkuru nyamwe zigeze kuyikora arabivuga byose abivuga ariko aragakoba kayimubwiye ntundi baza ko twari kumwe ntaje kandi rankurere kunyinjiriza sibyo nayimenya njyewe nyamwiza kuri yaje kuyikora nje nyimanye 10 n'iminsi 4 nyifite n'iminsi 4 tuva aho ngaho kama kaje kubwira nyamwiza ngo twari kumwe ngo nayi neza siko yavuze nibaze iyo nkuru umuntu yihaye nyamwiza akakanya kandi nje nyimaranye 1 bite iyo nje ngikora cyere kunyinjiriza ariko nyine tumaze kuganira barambwiye ati tubabarere tudukore inkuru twicaranye ndavuga ati none se icyo mbaza iyi record muri shwa ko ni ari je ifite nje nyine tubaza umukobwa aravuga ngo yinye none se wayihaye neza iwe yari yahawe nande ko nayihawe n'umuntu uri Bugande apana muri Kenya yahawe n'umuntu mu Bugande njyewe ngira ahantu henshi abakozi bazabampa amakuru arangaje everywhere nuko noneho turangije twumvikana ko dutandukanye yuko iyi nkuru ntari buyikore niko twumvikanye kandi iyi nkuru ndayibika pe naragiye ngo ndayisiba araninge nzibika ndayihabika ndati nayisibye ariko nje ntago ndi umuntu wahinduka isezerano mwebwe muri mwembe muzobigumane nimutusha bikaja hanze jewe nzakoresha ibishoboka umwe muri mwe muzane kuri kamera abyivugire ko nababwiye tura muri hotel ndavuga ati noneho ga numvise reko diri kuvuga ibintu byinshi muziranye reka twege tubabise mugume muganire ni hotel bateka ni hotel barya ntagari lodge Sande nande baganire bombi bitewe na record n'amagambo arako bavuga si abantu bataziranye tuvugishije ukuri tureke guca ku ruhande n'amajambo afite discipline ese wowe muri uwo mwanya nyine wababonye bara ubanaga ari k'abantu nyine basanzwe ntabwo ari abantu bahuriye aho ngaho kanje n'abantu bagiye gura nk'ubwakanga ese n'abantu bumvikanye
njyewe icyo mbaza mwarimu basize kugira ngo bakomezanye na ya story icyo twabasigiye ari icyo twabasigiye turi gushyira ukuri hanze niba bitaye hanze noneho turavuga ati mwebwe nimukemura ibibazo mufitanye ni muri hoteli batekamo ibiryo nyine ibintu nyine byo kurya ni mu biganireho nimurangiza uko mwumvikanaho erega munasabana imbabazi mwana ntimube abantu bo kugirana nabi mwaregeza kuba inshuti hari igihe njye nawe twakundana twatandukana tukahigana umwe yicana tukibagirwa ibihe twanyuzemo wenda bibi cyangwa byiza kandi ibyo ntibikwiye kuranga umuntu nawe ati nimugume muganire icyo mwanzura muri bukore muratubwira hari n'ibyo umuntu agana tutahatwumva kuko numvise mufite amajambo adakishijwe cyane niko nababwiye twama tuje hanze twanahagaze hanze n'uwo muntu turahagarara dukatisha ibishaka aho ngaho turaguma turakanja miwa ndiye ibisheke tubwira ngo ni umuceri turaguma turakanja aho ngaho nk'amata nka 10 barambwira ngo twasoje ndababwira ati noneho ga mwebwe mugende njyewe nturuzi no kuri yanyu nyikoze amafaranga make yampana $400 nakuru ku Imana noneho giciza amasura yanyu ndayafite ndabafite mwembi nimuramuka nari nyabifite byose nimuramuka mwishize hanze nje nzabakora inkuru nzayibakoraho nibwo twabonye Nyamwiza arayikoza ariko ayikora atazi neza amasura y'abantu yatangiriye kuri Rutazungu Nyamwiza niyo wayikoze imbere ariko nta Nyamwiza yayikoze avuga gusa ngo Eva iranze kandi habe nanje no kwitwa Eva cyangwa Eva ibyo nta bimenyetso arafite noneho uwo mwana wundi muvuze yamaza byose yamabihuhura noneho mbaza gurira mwana w'umukobwa tese ko bavuze ngo mwavuganye bakaragukina irikode ziri hehe nuko mbazaga wa mugenzi wanje yewe noneho ko mbona ibintu byagiye ahandi noneho undi muntu amakandi ya record ndamaza ndi guhaye arambwira ngo ni nyirayo umuhungu cyangwa umukobwa ati ni umukobwa wow bitambwira wa wundi ati sasa rero gahunda ihari muhakana ari amajwi nukuri ku Imana ntago ndi umwana mubi nyine hari sura abantu banzimo ariko ntago ndi umwana mubi ndabikwereka nabwiye Iranze na Penny ati sasa icyo mbafasha muhakana ari amajwi timuvuge kara yanyu kubera ko nta ijwi ridafite nturuzi ino video mfashe iyi video mwonjanaho mukeneye kandi yohangeze nabyivugiye ariko ijwi nibwo twavuze ati mwege muhakana amajwi umujyo wa mubungu barasubira bamindira code ti ni nyirawo yimpaye ndati okay nje byanyu mbivuyemo ikizababo muzacirengera nibwo mwayikoze nibwo nanje navuze ikintu gitwika tureka kugikora oyaye ntago ngikoraho ndashaka ukuntu umwe nzamuzana mvugisha umugabo ugeze gukora ikiganiro uhamagara Penina naramuhamagaye nibyo ngiye kugeraho ndagatasi ikintu gitwika reka nzane bano bantu umwe muzane kuri kamera urumva ikintu cyo kukubwira ngo wizane kuri kamera ukabyumva nje ntago ndi umugome wowe ubwawe inkuru yari imaze fata umwanzuro ndagati noneho sasa ndashaka nduje kuri kamera umvisha umuhungu ngo afite vuga butumwe Bugande yagiye Bugande ndagati okay ntarebe ndangije mvugisha umukobwa ntazoreka ivuga n'umuntu yambaye umubiri n'umuvuga butumwa ko musetsa bari inyuma ya kamera n'umukozi w'Imana tumarega umugabo mbona simufatishije yagiye Bugande nganiriza umukobwa nabonye hari abankoze nyine inkuru bari kuntuka natwe nyine twakibaje nibyo ngiye kubabwira kandi ibintu nari kubivugira ibanje bikareba ni ukuri kose bari kurebwa pe oyaye ndashaka kubabwira ko oyaye nta mutima w'urwango nje wengira njewe nganiriza umuntu yabyumva ibyo ndi kumusaba akabikora nibwo nta kibazo nanabwo ko namukora inkuru nibwo twamaga umuvandimwe wacu ukorera mu mujyi twari turi kumwe twari tugiye gushutinga mu Banyakenya nuko turamuhamagara araza turaganira tumara kuganira turamusaba none se ukira aho ngaho hano hanze ko bari kuvuga ngo ntabwo mwamuhamagaye agiye mu kiganiro mwamuhamagaye ngo mugiye kumuhereza akazi ko gucuruza imyenda njyewe ntaduka ngirajya imyenda oya yapana kuvuga ngo iduka ryawe banze utegere urana njyewe ndi mu YouTubers unkoze inkuru ushaka ikwinjiriza nkumva wenda n'inkuru iri bubangamire uwo ndiwe ndaza nkayivugaho ndaza nkayisobanuraho sibyo ariko mbonye ushobora kuvuga ubushiti nyine nkumva
nyine nta sanse bifite nkavuga ati kugusubiza se ariko inkuru nk'iyo ngiyo urabona umuntu utagiye gusubiza ni umuntu utaba ku mihanda wenda inje nkavuga nk'uri utaba kuri YouTube nyine aravuga ati twaramuhamagaye turamuganiriza iby'akazi byo nimwe mbyumvanye tumare kumuganiriza turavuga ati none ko bamwe bari kuvuga ibi uyu yavuze ibi uyavuga ibi uyavuga ibi uyavuga ibi uko ufite ubukristo bwinshi ku buryo utonyomoza baba bavuga nyir'ubwite kandi nimureba kiriya kiganiro canje na Scott ntabwo uriya mwana reka arira cyangwa ababaye yewe reka abanza akanakubita igitwenge nimubireba neza nta nubwo yari yasinze yari muzima ati none se ufite ubukristo bwinshi ku buryo utogira icyo ubivugaho aratubwira ngo nanjye nigeze gukora kuri YouTube anatubwira ko yigeze ngo gukora ngo prank ngo yabombotse ibintu nk'ibyo nanjye twarakoranye ngikorera kuri umuntu simbizi noneho ndamubwira ati sasa turashaka kubivugaho kandi ubivugire kwa Ineza ati sawa turamubwira ariko kwa Ineza n'ahantu haza harebwa inkuru nkizi cyane babanje no kumugira inama hari ikintu cyaguhungabanya niba nubivuga aravuga ati njyewe simbesha ndavuga uko byagenze ya makuru mwabonye kwa Ineza no kwa Scott utayarebye aganda yarebe nuko byaje kugenda noneho hanyuma inza kumva andi makuru ngo naramushutse kandi nicyo kibazo nari nkubajije kumushuka nuko ngo mugiye uwamuhamagaye hagati yawe na yegereza Scott mikoro mama bakumva hagati yawe na Scott uwamuhamagaye wese yamubwiye ko ari akazi mugiye kumushakira akazi mu mujyi ngo ko gucuruza imyenda aje kwisanga kuri kamera aje kwisanga kuri YouTube ese nabaye umukomisiyoneri w'amahuzo usanga yarabeshe nibyo ndi kubabwira wamubwira ngo ngwino ngushakire akazi k'imyenda akisanga ari kuvuga amaze kubwira abantu batari bakeya nibyo ndi kubabwira hari igihe biba ngombwa ikigaragara yari muzima iyo avuga ngo barasindishije urumva iyo avuga ngo barangiza akaza kwigarura nyuma ko ibyo yakoze naho ngaho rero afite ibyo ndi kubabwira hari nk'igihe umvuga ikintu pe timuza mukora bamwe se tukabakagira ute kabihorera nyine mba mbona nagatwiko kandi umuntu wese wankoze inkura kanduka sodura tukaramukanya no kuruka Imana ngiye mba nzi kari akazi sibyo imba nzi ko nukora tamunere ugashyiramo Ineza biri burebwe nta inza nkubaza tese man noneho byagenze gute ejo bundi umutipe yamakora ikiganiro yamakora igana bababwiriza yamakubita ifoto yanje nayiranze ndabatse yewe ndaceceka ikiganiro ndagifungura iminota 50 ndacumva noneho ndavuga nasinziriye ko ndarota bite ko nicaye meze gutya numva ntaye neza bavuze ndamuhamagara tese bro noneho kino kiganiro ni ciza ariko ntaho mwamvuze tamunere wankuyeho ngo rega mani ngo uri gutwi ndavuga oyeyo ntaho mwamvuze basi nkonjoraho gato tamunere nushaka nkoro uvuge ngo bamufasha ayiba nta kibazo ariko basi umvugeho unkoro tamunere natiyo noneho gaho ngaho gamamukabije namwe gukora tamunere y'umuntu mutavuze ntago ari sawa ayikuraho nibyo ndi kubabwira hari igihe bizabiba ngombwa ugaceceka hakaba n'igihe biba ngombwa ntuceceka ukavuga iyo umuntu ari kukubeshera erega n'ejo mwakumva avuze ngo namusindishije kubera ko nta kantu gapayutse cyane kadafite umusimamo kandi buriya reka nkubwira ari uzinde gukora ikintu utatekereje tekereza ubone gukora twebwe ino mihanda nta bibazo dufite uyu muntu ntabwo ari ndi musaza wiwe tegera ko ndakubwira ino mihanda twega twajemo nta mbabazi dufite uyu muntu siko tere nk'igihe muzamubura topic mukama mushiraho dusimba ngo gisubiza yasohotse abane ko bagize ejo nyine inkuru yabuze igihe wizanye ku muhanda rero bagukoreho part 1 part 2 part 3 bakuvuga erega n'abantu bakunda kuvugwa ntubize agashaka gutwika mwana ashaka kuba akunda gutwika ko namubonye no kuri Rutazunguzwa haraho nigeze kubona ngo yagiye muri Amerika buce mubona hano aho ahandi ngo yabombotse ahandi mbona hatereta Rutazunguzwa nyine utuntu mbona nyine karashaka muri iyi mihanda ashaka kuyizamo ariko ikibazo nyine nuko itahayijemo ikibazo karayizamo ukutariko karavuga karakora ikintu yarangiza akaza kwigarura nyuma akabona ko ibyo ari gukora ari amakosa nicyo kibazo afite niba akeneye gutwika natwike aho ushuka nafungure cano ahubwo nico yari gukora bino bintu byose
byakagombye guca kuri cano yiwe twese tukaza tuzi inyuma yiwe biri kuri cano ye tukaza tubifatira hariya nibyo byari byiza ariko ko aragenda azamura andi macano akagenda atwikira abantu ko barinjiza amafaranga kandi ari neza ari Scott nibahembwa kuri kiriya kiganiro nta n'uzomuhereza n'igiceri nasa twavanye ko tuzogabana duhembwa aho none se nyine reka nje hari ikibazo nshaka kubaza abanyamakuru ndakubaza iyo utanze ikiganiro uvuga ngo nibizinjira muzogabana oyaye nka kino gitwika njyewe nakubwira ngo ni uzi gute ko kizotwika ntago bishoboka nakubwira ngo nigitwika nikirebe cyane nyine iyo avuga iyo avuga abantu bafite umutima bari kuzoza bagenda bamukonjora reka nje mbaza hano neza wenda twakomeje nyine kwiganirira tukagenda tuvuga nyine imbogamizi z'uriya mukobwa ni ukuri ngenda bivugira wenda mu muco wacu sibyo nyine mu byo dukora byose tujya dushiramo niba navuga ubumuntu sibyo ntubona nyine nkawe waramubonye uramumenya uramusoma hari inama ushaka kuba waragira uriya mwana w'umukobwa ine narayimugiriye uzamubaza nawe cyangwa se wayimugiriye kandi ya kamera cyangwa wayimugiriye kuri kamera naramubwiye kurumva aya majwi yihakana uvuge ko atari ayawe amare kuyihakana umunsi twavuye guhura turi bane yamatanga ripoti kwa Masimba nyamwiza ibintu yavuze ntabwo yabesha yaravuze ngo Penina yanyibwiriye ngo avuye ngo hari handi nyine twari turi ngo n'umunyamakuru ngo wayineza ngo ineza ahubwo ahita namvugamo urumva arangije ahubwo nawe ndaza kubahereza umuco nawe tegera kwanza batubwiye ko nawe irari kodi ari wowe wamubwiye ngo ayirikodinge icyo gitwenge aricyo cyawe mubanze cyantangaje reka tubanze dusoze na saro twavuye mu mubonano turi bane Amasimba akamavuga ibyo twarimo byose kandi amasimba atarahari naramuhamagaye oya nahamagaye Peni wabonye igana Amasimba yakoze yego none ari amakuru avuga yose ko ariyo ninde yamubwiye ngo ni jewe ngo ni jewe none ga twebwe wa mugani tugapfa kuvuga twe turi kugira imbabazi z'uriya mwana w'umukobwa nge impamvu nabanje kumutekerezaho turi ababyeyi twese udafite umukobwa azomubyara kubona umwana w'umukobwa ibintu nka biriya nyine apfa kumuvugwaho ni ukuri ntabwo twe twari twishimye ni nayo mpamvu twagize amatsiko yo gukomeza kukubaza urumva nyine wenda ntabwo tuzi icyo ashaka kugeraho niba ari ubwo busitari bwiwe wenda ashaka kumenyekana je simbizi ariko mu by'ukuri nta muntu ukunda guseba niba mu by'ukuri njye sinamuzi kandi wenda sinzi nahaba ariko mu by'ukuri ne uriya mwana ibintu yakoze mu muco wacu umwana utarashakwa birababaje kandi ntabwo ari byiza pe n'abantu banamuvugisha n'abantu banamuzi bazagerageza kumugira inama nyine ni umukobwa ibaza ari nk'umukobwa wawe cyangwa mushiki wawe tujya dukora ibintu rimwe na rimwe wenda turagenda tugera ku musozo buri muntu agenda atanga inama nyine icyo yovuga je mu by'ukuri ni ukuri ku giti cyanjye byarambabaje kubera ko ari umwana w'umukobwa kandi nawe utegereje iterambere arifuza kuzashakwa arifuza kuzabaho mu buzima nyine nawe bwiza rero iyo nk'izi nkuru zitangiye kuba ku bana b'abakobwa hari umwuka wateye hano mana sinzi uwo mwuka ko umuntu yovuga ni ukuri mu by'ukuri nje inama notanga abantu bihangane birinde no kuvugavuga buriya sinzi uradusobanurira ndumvishe bitewe n'uko njye nagufataga ariko mu by'ukuri abantu bagende bagabanya isuku bonyine bibikira amabanga kubera ko iyo uvuze ikintu hano hari abantu ntimwabonye hajya barahindura babandi nabo bari mu kuvuga inkuru rega umuntu wese w'umunyamakuru wese iyo umuntu yitaye hanze nose twe ntituri kuyivugaho hari abantu naje ejo bundi bambwiye ngo se koko mwe ngo mumuvuzeho ngo mumufashije iki mu by'ukuri ni ibintu biri mu kuba mugani wawe neza niwe wabivuze ifaranga ziramara abantu ni ifaranga ariko tujya dushiramo nyine
n'ubumuntu nawe uvuga inama yawe duhe n'abandi nayo dusoza amasaha ndabona njyewe ikintu ndi bubivugeho ikintu cya mbere nabonye abantu mwiza yagikozeho anshiramo ntabwo ari njye wafashije uriya mwana gufata rikodi maye rikodi nayumvishije kuriya ahubwo njye nanayumvishije no mu bantu ba mbere iri hano hanze ariko njyewe sinayikozeho kubera ko njyewe ntayikozeho uriya mwana namufashe nka murumuna wanjye mwacu tugira abakobwa batari benshi cyane bake bashoboka kubera kuko abari inyuma yanje ni batoya cyane nyine njye nagafashe nka karumuna kanjye njyewe deri naranamuhamagaye turabana muri quartier imwe quartier ntuyemo niyo uriya mwana atuyemo njye naramuhamagaye ku giti canje ndamubwira nti ikintu utazakora na kimwe ntukagaragare kuri kamera y'umunyamakuru uwo ari we wese ngo uzaje gutanga ino nkuru niba ino audio yagiye hanze byihorere bagume babivuge kuriya niba tabona wagaragaye hanze nta kintu na kimwe bazakuvuga kandi n'ubundi byari byashize inkuru zaravuzwe baravuga tugiye kumubona twamutubona araguye neza kandi abantu ikintu nkundirino barantaza bibagirwa vuba inkuru zikamishira twamutumubonaga kuri uyu mwene yahise yongera kandi iba nshasha iba update neza ngenda muhamagara ndamubwira nti mama we wamenya amavuta nyine byihanganira uko kuri wavuze uhabihakana ntikiganiro caye neza nacumvishije kirekera kuri gihorere kuri warabihakanye hitabicicikira nyobora amateraniro ndavuga tsoza murakoze cyane ngewe icyo mvuga ndagira inama uyu mukobwa umuntu iyo ashaka kwamamara k'umwana w'umukobwa w'umunyamurenge turabizi ko abanyamurenge baba bashaka umwana w'umuco urabizi ko ukiri umunyamurenge uracyafite gushakwa kandi ntawe uzi ukenera ngo ashakwe asanga amateka yiwe mabi ariyo agiye gushakwa sibyo twese tuba dukenera ngo dukurire mu buzima bwiza bwiyubashe nitunashakwa tuzasanga iyo tugiye batuzi neza sinzi aho uzaja aho uzaja batazaba bazi amakuru yawe ntaho pe abanyamurenge twese turaziranye kandi tugenda tubwirana amakuru wa mukobwa we ni ukuri wiyubahe ibyo wakoze birahagije sibyo ibyo wakoze birahagije niba ushaka kwamamara uzane content nziza niba ari na YouTube ufungure uzane content nziza abantu bazagukunda pe kandi bazagukurikirana nicyo nakubwira jewe ntabwo ndi buvuge byinshi kuko nyine babivuze igihe ikintu navuga igihe ikintu navuga igihe ikintu navuga ni ukugira inama uriya mukobwa ngirira n'inama abana b'abakobwa barimo nyine kubyiruka ndagira inama uriya mukobwa kwanza icya mbere niba nagiye kuri media ko nabonye asa n'umuntu ukunda gutwika ku mihanda aza avuga dukeya ariko dusukuye kuko uriya ni umukobwa ejo n'ejo bundi azashakwa azabyara iri YouTube irabika ishobora kukubikira abana bazaza bareba bakibaza nimba ari nyina wababyaye rero kubera ko turi abantu bakuru nawe uri mukuru imyaka yawe irakwemera gutekereza ikintu mbere y'uko nkivuga mu gihe imihanda yari yanyereye ntago byari bikwiye ko ugaruka kandi kuza kuyinyereza dabo iyo wicecekera biba byarashize ariko kubera ko waje rero njye numva ko wonahagarikira aho ngaho ukarekera aho ngaho kugira ngo nyine bino byaje kuko nukomeza kuza urakomeza unyereze ikindi ndagira abana b'abakobwa barimo kubyiruka hano hanze hariho abana barimo kubyiruka ugasanga karahura n'inshuti mbi zikamwosha akaza yisanga mu bintu atari ateganyije tora inshuti nziza nicyo kintu cya mbere mumenye inshuti nziza kandi nimuhura n'abandi bameze nka ba Eva mubirinde kuko abo ngabo ni ibiyobyabwenge barabashuka kugira ngo nyine babatesha agaciro kandi muri abakobwa bagomba kuzagira akazoza keza sibyo uyu nguyu Eva afite urugo rwe wewe uracyarimo mu mihanda uracyarimo ushakisha rero icyo nge nasaba ni uko bogira ubwenge bagasenga Imana bagakunda Imana bakareka ibintu byo kunyereza imihanda yeme nukoga amakuru yo kuva ku ndondo tugera mu mikarati nuko turayamaza none ga
Imana ikomeze barinde mukomeze mugire ibihe byiza mukande kwa Iganze na Joshua na Aline Makeup. Aline ngo zasiga mumbwire nimba yansize makeup neza. Mukande no kwa Rugenza kandi umuvandimwe Rugenza yagize ikibazo cyane yo byagenze kuriya kandi n'umugabo w'imfura mukunda mukomeze n'ubundi urukundo mwamukundaga ntawarwagiye mu rugarure twese twama tumupininga tumukandireho tumuzamure ibihe byiza cyane turabakunda.